Bihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire, nawe utari wabikora ariko ukaba ugiye kubikora, nawe bikugendekere gutyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba yarasize support yawe ya subscribe kuri Sano Empire. Abasanzwe bamenyereye Sano Empire tubagezaho amakuru atandukanye muri kategori zigiye zitandukanye, haba mu buzima, muri showbiz ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Niba nawe uri muri interested n'amakuru aba ari kugenda abera mu gihugu ndetse no hanze yacyo, ndagushishikariza gukora subscribe uno munsi. Ariko amakuru tugiye kubagezaho kuri uno munsi ni amakuru ababaje, kuko ni amakuru atamenyerewe muri kino gihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru ari kuvugwa hagati y'umusore n'umukobwa n'abakobwa babiri, bitewe n'uko aba bakobwa bose bari bafite icyo bahuriyeho kuri uno musore. Rero tutabatindiye, reka mbabwire uko byagenze ndetse n'uko byatangiye. Ni urukundo rwari ruri hagati y'aba bakobwa babiri ndetse n'uno musore, aho rwose uyu musore yatendetse abakobwa babiri baturuka no mu gace kamwe, ariko umwe akaba ari we rwose wakoze ibidasanzwe bibi ariko bijyanye no kwihimura. Buri umwe ari we wese ari gutekereza ati se umukobwa afite amakosa cyangwa se byari bikwiye, bitewe n'ubuhemu no kutizera no kutizerwa, kugaragaza icyizere gike yahemukiye uno mukobwa uno musore. Dore uko byatangiye. Uyu musore yakundanye n'umukobwa wa mbere bakiri muri segonderi, ndetse byumvikana yuko baniganaga. Ni ibintu bibabaje byatari. Biganaga bamaze kwigana segonderi barayirangizanya, umuhungu agira amahirwe yo kuba yakomeza kaminuza, umukobwa we arasigara. Umukobwa ariko ntiyicara ubusa, aragenda ahinga ibijyanye n'imyaka, harimo inyanya, imbuto, ibintu nk'ibyo ngibyo. Umukobwa akajya abona amafaranga akita kuri uwo musore. Umusore nawe rwose aragenda rwose ariga nk'uko cyari kimujyanye ari ukwiga, ariko muri uku kujya kwiga wa musore aza guhurirayo n'umukobwa w'umusirimukazi wabo bafite amafaranga, ndetse n'uwo mukobwa ufite amafaranga wari ufite business ihambaye. Ariko uwo mukobwa akaba yaraturukaga mu gace n'ubundi uwo musore n'umukobwa ba mbere bari batuyemo. Uwo mukobwa bamwitaga Adelphine, undi bakaba bamwita Jackie. Uwo Jackie niwo bahuriye muri kaminuza, naho Adelphine we n'uwo bari basanganywe biganye muri segonderi. Uko byagenze rero nta kundi, ni uko umusore yagiye akiga kaminuza akayirangiza, yamara kuyirangiza ubwo niko wa musore nawe bakiri gukominikana na Delphine wa wundi wo muri segonderi ndetse n'uwo muri kaminuza Jackie. Ubwo niko bakomeza kugenda bahana udukeya n'uduke n'utugambo tw'urukundo, namwe ntimubiyobewe. Arangije wa mukobwa uwo bahuriye muri kaminuza ageraho aza gusaba wa musore yuko bazabana. Wa muhungu nawe aza gushyira mu nyurabwenge, asanga koko ari cyo gihe cyo kuba yahakanira wa mukobwa. N'ubundi bari basanganywe kuva na mbere, hose bahuye bigana mu wa gatanu segonderi. Ubwo rero tutarenze dutindaho cyane, ni uko uwo mukobwa Adelphine bari bamaranye imyaka igera mu 10. Muri uko kumarana mu myaka igera mu 10 bakundana, baramaze kwizerana yuko bazabana. Yewe nk'urubyiruko namwe murabizi by'iki gihe, no kurya akantu barya akantu, nyine byari nk'aho ari umugabo n'umugore. Wa musore rero ageraho abishyitsa kuri wa mukobwa n'ubundi Adelphine yuko agiye gushaka,
Akimara kuvuga yuko agiye gushakana n'undi mukobwa, nibwo uwo mukobwa yagize uburakari budasanzwe aravuga ati ibi bintu ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu rero nanjye ngomba kwihorera cyangwa nkihimura, arangije wa mukobwa aragenda aramubwira ati rero niba ari wo mwanzuro ntacyo reka dusohokane bwa nyuma. Muri uko gusohokana bwa nyuma niho havuye ibintu bihambaye cyane, buri umwe uwo ari we wese ari kwibaza ati ibi bintu ntabwo bisanzwe muri kino gihugu cy'u Rwanda. Wakwibaza ngo rero byagenze ute, uyu mukobwa yabigenje ute? Nk'uko wabibonye kuri tayito uko byari byanditse, ni uko uyu mukobwa yafashe umwanzuro ukomeye cyane. Uyu mukobwa yafashe umwanzuro rwose ukomeye cyane ndetse unababaje uteye agahinda, ariko abandi nabo bamwe na bamwe bakavuga yuko uyu mukobwa yafashe icyemezo ndetse aho yafashe icyemezo cyo kuba yafata uno musore yamara kumusohokana mu byo bari bari kunywa ashyiramo ikinini cya fenerika, umusore arasinzira, amaze gusinzira igihe kigeze cyo gutaha aba aramutahanye, si kwari ukumutahana ko kumugeza mu rugo, ahubwo yamuhitirije mu ishyamba ahantu hatagera abantu, arangije wa mukobwa amuteragura ibyuma amuvanamo amara ndetse amukata n'umutwe, amaze kumukata umutwe amusiga aho ngaho aratabaza aravuga ati kanaka arapfuye. Bamubajije ati se uyu musore apfuye azize iki, ko twari tuzi yuko abo mu rugo w'umusore ko twari tuzi yuko mwari musohokanye, byagenze bite? Muri uko rero byagenze gutyo, uwo mukobwa arabasobanurira ababwira imva n'imvano yabyo ko byagenze. Nyiramukobwa bari bagiye kubana nawe araza, nuko ararira amarira aba menshi ndetse ajya ku murambo, yanga kuva ku murambo. Abari bashinzwe umutekano bamukuraho, biranga birananirana, ariko mu nyuma aza kumuvaho. Nyuma yo kumuvaho rero nibwo yagezeho avuga ngo uko byagenda uko ariko kose nta kundi nyine arapfakaye. Umukobwa nibwo kumufata bamujyana muri gereza. Muri uko kumugeza muri gereza niba wenda bishoboka yuko wenda byazakomeje kuvuga yuko ibyo ari ubuhemu bukomeye, yego ntabwo yakabaye akosora umusore muri ubwo buryo, ariko bamwe mu rubyiruko rw'iki gihe cyane cyane abakobwa bavuga yuko rwose aricyo cyashobora abahungu b'iki gihe, bagamije gutendeka abakobwa muri ubwo buryo. Ngayo nguko rero iby'iyi nkuru, wowe utari wabasha gukora subscribe, kora subscribe kandi no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye duhora twihurira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire iba yariyemeje kugenda ibagezaho umunsi ku munsi.